Okay guys, ndabasuhuje cyane. Nge nitwa Mwesige David, nje kukwereka uburyo warinda WhatsApp yawe kwibwa cyangwa uburyo wanayirinda ku buryo hagize n'umuntu ushaka kuyinjiramo wakira message ko hari umuntu ushatse kukwinjira muri WhatsApp utamuhaye uburenganzira. Ikindi nanone ukayihereza uburinzi ku buryo hatagira umuntu uyinjiramo utamuhaye uburenganzira. Reka tugende dufungure tuno tuntu tubiri twonyine turagufasha kurinda WhatsApp yawe kurusha ku buryo uri ufite security, ku buryo nubwo wayesitara muri telefone itari yawe nta wundi muntu wabasha kuyikoresha utamuhaye uburenganzira. Reka tugende step by step. Niba ari ubwambere ugeze kuri YouTube channel yanjye, ndagusabye kugira ngo kandi subscribe, like, share kugira ngo uko dumaze gukora video ujye ubasha guhita ubona message cyangwa notification za YouTube zikubwira ko dukoze video nshyashya. Uretse uza ukandi hano ku tudomo dutatu turi hano hejuru, uretse ukana kuri utudomo dutatu turi aha ngaha, numara kudukandaho ureta uza urebe hano uhakande ujye ku ijambo ryitwa setting. Aha ngaha setting ndagenda nkoresha dufresh kugira ngo tugendane step by step urinde WhatsApp yawe ku buryo uyihereza uburenganzira cyangwa uyihereza uburinzi bukomeye cyane ku buryo nta muntu numwe wabasha kwinjiramo utamuhaye uburenganzira. Twagiye ureta uza hano handitse ngo account. Okay, kaduhera hano handitse ngo account. Turahagere uhakande, numara kuhagera uze urebe ijambo ryitwa ngo email address. Uze hano handitse ngo email address. Ahanga hari email address, nurangiza uhakande. Numara kwakanda ugomba kuba ufitemo email yawe, urebe neza ko biri email yawe iri verified. Urabibona neza, urebe neza ko email yawe iri verified. Nusanga itari verified uze kuhita uyishyiremo hano. Ushobora gukoresha kano gakaramu kari aha ngaha ugashyiramo email yawe bushyashya cyangwa ugahindura email yawe. Akandi kantu ka kabiri ugomba guhita ukora, ugomba kuza ugakora icyo bita two step verification. No ku mbuga nkoranyambaga zose zigira kano kantu kitwa two step verification. Aka kantu kagufasha kuba byibura urinda account yawe ntihagire umuntu uyinjiramo. Aka kantu ka two step verification ibirinzwe 100% ku buryo nta n'undi muntu wabasha kuyinjiramo uretse umuntu ubuzi imibare uba wihaye. We uraza ukishyiramo imibare kuvuga ngo imibare niyo nzaza nshobora kuzaninjiramo rimwe na rimwe. Yego. Okay, warangiza ugahita uza ugakanda none hano handitse ngo two step verification. Dore naha ngaha reka tuhakande twinjemo turebe. Okay, none ngewe kubera ko ndi verified, nimero yanjye iri verified, urabona ko bafite kano kantu kameze nk'akavi ngaka. Sorry gato, akantu k'akavi yo aka kantu k'akavi kariho, aka kavi yo kariho, aka ngaka urimo urabona aha ngaha, aka kavi yo kariho biba bivuze ko account yanjye iri verified ku buryo wowe undi muntu wese wagerageza kwinjiramo nge nahita mbona ko ashatse kwinjiramo kandi nta nubwo yabasha kuyinjiramo kuko mafite code nihaye, nta muntu numwe wabasha kuyinjiramo namuhaye uburenganzira. Okay, dore wenda reka mbikuremo kugira ngo dutangire step by step tubishyiremo nawe ubone ukuntu wabigishyiramo. Okay, reka nkore turn off, nyifunge nyine bivuze ko ngiye kuyikuramo. Nimara kuyikuramo, okay, nsubira inyuma nongere nyikandeho hano kuri two step verification. Dore ngiyi ndashaka ko video itaza gutinda. Nurangiza urahita uza ukanda hano handitse ngo turn on. Aha ngaha numara kwakanda uhakande, numara kwakanda urashyiramo code dict number nyine ngo barakubwira ngo create a dict pin that you can remember. Shyiramo imibare 6 uzagerageza kwibuka cyangwa uzibuka, imibare 6 uzibuka. Okay, reka tuyigere gutya. Wenda ngiye ndashyiramo imibare nzagerageza kwibuka kugira ngo wenda bibe bifite nk'umutekano wa nuza yanjye. Okay, reka turebe. Okay, imibare 6 uzagerageza kwibuka, reka ngiye nyishyiremo. Ubwo nubwo nyihishe nta kibazo, ubwo ni umutekano wa WhatsApp yanjye. Okay, nimara kwishyiramo arambwira ngo ni nkore confirm nongeye nyisubiremo. Ino mibare ngo nongeye nyisubiremo, nindangiza nzahita nongera nyisubiremo ya mibare. Nindangiza nzahita nkora icyo bita save. Nzahita nkora katurebe niba ariyo.
cannot use two-step verification if you bari kumbwira ngo ino mibare kwa ko nari maze nkoresha reka nyihindure wenda nkoresha indi nanone. Okay, imibare kwako ndimo ndashaka byibura inuza two-step verification nzakoresha nziza itazabasha kwinjizwamo n'undi muntu wari wese. Okay, noneho mite nkora save. Bari kumbwira ngo maze igihe nayikuyemo burumva barambwira ngo nze kugaruka mu kanya mu masaha ari imbere. Okay, nawe wenda wowe niba ari n'ubwa mbere ugiye kubikora ubu birahita bikunda ako kanya. Ako kantu niko ashaka kwigisha ka two-step verification, uze gucekinga urebe niza ko irabiri ivivuye nkuko mu kanya usanze yanjye ivivuye. Ndagushimiye cyane urebye ino video yanjye, niba hari ikigufashije kana subscribe cyangwa sharing n'undi muntu, kandi rwose ndagushimiye cyane. Tugiye kujya dukora video buri munota buri saha, ugiye kujya mubona video nyinshi cyane. Icyo ngusaba no gukanda subscribe kugira ngo utazaza ucika ku buryo ninzamara kwa uploadinga video cyashya ako kanya ujye ubasha kubona notification ikubwira ko nashyizeho video cyane. Nitwa Mwesige David, ukeneye kugura subscribe, views, watch time n'ibindi bintu byose waba ukeneye kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe nshobora kubigufashamo. Murakoze cyane. Ukeneye kumpamagara wamamagara kuri nimero yanjye 0808041323. Ndagushimiye cyane. Tuzasubire muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.